Yes, ibihe byiza kuri wowe wabashije gukora subscribe kuri Sano Empire. Naho utari wabasha kubikora ariko ukaba ugiye kubikora, ni iby'agaciro gakomeye cyane ko barasize support yawe subscribe kuri Sano Empire. Imana ibiguhera umugisha. Abasanzwe bamenyera Sano Empire tubagezaho amakuru agiye atandukanye, ni kuri uno munsi rero twanyarukiye ahazwe nka Nyabugogo tukababwira ibiri kuhabera ndetse byateye abantu benshi urujijo. Ni ukuvuga ngo uko byagenze, ni ukuvuga ngo aba bamasayi murabizi yuko rwose mu gihugu cy'u Rwanda birirwa batembera bari kwicururiza ibituntu twinshi tugiye dutandukanye, ariko ibyinshi cyane cyane by'ibanze bibandaho ni inkweto, imikandara ndetse rimwe na rimwe n'ibijyanye n'ibikomo bijyanye n'umuco nyafurika. Kuko aba bagabo murabizi yuko rwose baturutse mu gihugu cya Tanzania ndetse no Bugande ndetse no muri Kenya, ariko bamaze gukwirakwira muri East Africa. Aba bagabo n'abagore imico yabo yo kurya murabizi yuko barya n'inyama bahize, rimwe na rimwe guverinoma yo mu bihugu byabo bakaza kunabahakura bitewe n'uko rwose ubuhigi bwabo buba bumaze kwangiriza ibituye isi byinshi cyane. Abangaba rero icyo tugiye kuba twabagarukaho iki byabaye, murabizi yuko mu gihe cyashize byageze kuvugwa yuko begeze gufata umumasayi bamushyize mu modoka ngo bamujyane, imodoka yanga guhaguruka. Bikimara kugenda gutyo abantu benshi bahita bibaza ati ese ibi bintu bibaye ni ibiki? Ariko uwo mumasayi akimara guhaguruka, imodoka nayo yahise ihaguruka iragenda. Bahita bamenya yuko rwose harimo ikibazo gikomeye cyane. Ibyo ngibyo rero ni ibyaciyeho, ariko ibiri kuvugwa kuri uno munsi dore ukuntu bimeze. Hari mu gitondo cya kare cyane mu masaha y'amasaa moya ku itariki 5 z'ukwa 9 2024 nibwo iyi nkuru yabashije kuba yajya hanze. Uko bimeze rero, aba bazunguzayi bafashe umuzunguzayi nka kwa kundi bisanzwe bagenda batembereza utuntu, inkoni, inkweto, imikandara, yewe n'ingofero rimwe na rimwe nazo baba bazifite. Ibyo byose ni ukuvuga ngo aba bantu kandi murabizi yuko n'ubundi baciye ubuzunguzayi, ariko abangaba nta wabakoragaho. Mu nyuma rero nibwo polisi y'u Rwanda yahise yiyongozera bati ibi ngibi uko byagenda uko ariko kose tugomba kuba twabishyira ku murongo. Nibwo babonaga rwose uyu mumasayi aje, baparitse imodoka yiwe bamusaba ko yinjira. Murabizi yuko bavuga igiswahili, bakimara kuvuga igiswahili rwose murabizi yuko aba bahagarika nabo baba bazi indimi nyinshi zigiye zitandukanye. Bacyumvamo igiswahili ahita amenya yuko uko byagenda uko ariko kose yaba yavumbuwe. Uko byaje kugenda rero ni uko uyu musore w'umumasayi bamupakiye imodoka, bakimumare kuyimupakira, gusimbuka yasimbutse nk'ufite amababa ahita akarenga arikomereza. Ngayo nguko rero abamasayi, nubwo abantu benshi bakomeze kugenda bavuga ati abamasayi n'ubundi bagira imyuka mibi, baba bafite ibintu bakorana nabyo bitagaragarira amaso, ariko bo siko babibona, bibona yuko ari imyemerere yabo 100%. Wakoze cyane rero kuba warebye ino video kuva itangiye kugeza gejeje aka kanya. Ni iby'agaciro gakomeye cyane ko barasize support ya subscribe kuri Sano Empire. Nawe utari wabikora, iki nicyo gihe kugira ngo bashe kuba wakibonera amakuru menshi agiye atandukanye yo muri kariyeri zigiye zitandukanye, haba mu buzima, muri politike, muri showbiz ndetse n'ahandi hariho hose Sano Empire izibagezaho mu ba mbere.